ni kuri kunda ubwenge TV ko byose abari kuri telefone n'abari nubwo wabaheye Imana ntizagufata ku ngufu kuko idashobora kukurinda urupfu mu gihe waruhisemo. Abajya kwiyahura ngo abamarayika bamufate ni kimwe n'umuntu wiyahura mu byaha, ingaruka za byose ni urupfu. Ushishikariye gushyira amategeko y'umwuka mu muryango wo kwibanda ku birangaza nka filimi cyangwa kwirangariza mu myidagaduro yo mu isi. Utoranya imyambaro igaragaza ko ntacyo witaho kandi itiyubashye. Kwambara mu buryo bwiyubashye ni ukwirinda kwambara imyambaro ibyutsa irari ry'ibitsina kandi kwambika ubusa ituma abantu bakurangarira bakagusomamo imico mibi. Twifuza kugaragara neza imbere y'abandi, ariko burya imico yacu niyo igaragara kurusha uko twe tugaragara. Icyo nicyo cyatumye Imana iduha amategeko mbwirizamuco kugira ngo tugereranye imico yacu n'ayo mategeko, kuko ariyo atwereka ubusembwa dufite. Kugira amahoro impagarike n'ubugingo bibonerwa muri Kristo Yesu. Bene data, nari impumyi yari yaraheze mu mwijima, nza kumenya ko umucyo w'isi ari Yesu. Najyaga ndorongotana mu by'isi no mu ngeso mbi, ubwo umucyo wa Yesu wangeragamo winjiye mu mutima wanjye, ndetse kuzerera no kuzimira sinzongera kuzimira ukundi. Mfite inzara n'inyota byo gukiranuka, nta gihe mfite cyo kujya impaka n'umuntu udasobanukiye icyo ndi gukora ku buzima bwanjye. Unkunda n'umwana w'Imana waje mu isi kuncungura, umutima wanjye ugitangazwa n'urwo rukundo Yesu yankunze. Mbese hari indi nshuti nka Yesu yatwikorera imibabaro n'ibyaha? Twese ducumura kenshi, ariko guhita twemera amakosa kandi tugasaba imbabazi nibyo bigaragaza ko dushaka guhinduka, kandi icy'ingenzi kurushaho ni uko bishimisha Imana. Some muri Luka ibice 15 ku murongo wa mbere mugeze ku w'icumi. Musome muri Yohana ibice 16 ku murongo wa 7 mugeze ku wa 11. Umwuka wera ubereyeho kutwereka no kutwemeza icyaha. Iyo udafite kwibonaho icyaha no kwemera amakosa yawe mu gihe ucyaha, uba ukiri uwa kamere urwanya umwuka wera. Iyo ukosa ukumva nta kibazo, wahemukira abantu ukumva ntacyo bikubwiye, abantu bagucyaha ukababwira nabi ndetse ukabarakarira, uba warashikamiwe na Satani. Sinshaka kubabona nk'abantu bimye Imana umutima, ahubwo ndashaka ko dufatanya urugendo rwo kubaha Imana. Bibiliya ivuga ko umunyabwenge atagira ihangana, ahubwo yemera gucyaha. Nemeye gucyahwa, nawe ujye wemera gucyahwa. Musome muri Zaburi y'141 ku murongo wa 5, Imigani ibice 15 ku murongo wa 5. Bene data, bamwe mu bantu tuvuga ko binjira mu buzima bwacu baba bagira ngo batwigishe kandi batwereke ikibi kidakenewe mu buzima bwacu. Inshuti y'ukuri ikurinda ikibi, ikagutoza gukora icyiza utakoraga kugira ngo ubuzima bwawe burusheho kuba bwiza. Nta muntu waba mubi nkawe udashaka kumenya amakosa yawe ngo yakosore. Uzibuke guha umwanya bagucyaha bakwereka amakosa yawe, kuko ari byo bizagufasha kwibuka no kumenya uwo uri we. Umuntu urangwa n'ubwitonzi umwisanzuraho ukamuvugisha ntacyo wikanga, kandi kumucyaha bikakorohera kuko uzi ko atari bukurakariye. Bene data, ubwenge ni ukumenya aho ukenewe ukaharinda ikibi kidakenewe, kandi ukamenya aho udakenewe ukirinda kwangizwa n'ikibi cyahaturuka. Inshingano y'agaciro buri wese afite niyo kumenya ukuri n'icyo kuvuga no kugendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana no gutera benshi umwete nk'uwo ukuri kwakira mu rukundo kweza ukwakiriye. Usome muri Yohana ibice 17 ku murongo wa 17 mugeze ku wa 21.
nta muntu n'umwe ufite impamvu yatuma bamubujije kuko ubujiji butazaba urwitwazo rwo kuyoba cyangwa gucumura kandi nibukuraho n'igihano gikwiriye wishe amategeko y'Imana. Ko uburemere bw'icyaha buri, uburebure n'ubugari bwacyo niko n'uburemere bw'amategeko y'Imana buri. Gusobanukirwa ukuri kwa Bibiliya biturwa ku mugambi bwite n'ubushake bw'umuntu wese ushaka gukiranuka. Igitera benshi kudasobanukirwa nuko baba badashaka kugendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana, kuko ukuri kwa Bibiliya kunyuranyije n'ubushake bw'abakora ibyaha ndetse n'umutima w'abakunda iby'isi. Some muri Luka ibice 16 ku murongo wa 9 kugeza ku 15, no mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 2 ku murongo wa 15 mugeze ku wa 17. Urondora umutima akamenya ibitekerezo byaho ntazarekera mu buyobe umuntu wese wifuza kumenya ukuri, kuko ibyanditswe byera bibwira abasonzeye ukuri mu mitima yabo, kandi amahame y'ibyanditswe yinjiye mu mutima wabo niyo ayobora umutimanama wabo. Umutima uhora wakira ijambo ry'Imana si nk'ikidendezi gihora gikama cyangwa ikigega gitobotse gihora gitakaza ubutunzi bwagishyizwemo, ahubwo ni nk'igiti cyatewe ku ruzi kigaburirwa n'amasoko adakama ava muri rwa rutare. Bene data, Imana ishaka ko twabaho neza nk'uko undi mubyeyi wese abyifuriza abana be. Kimwe n'umubyeyi mwiza ukunda abana be, Data wo mu ijuru yaduhaye impanuro ziturinda kugwa mu mitego ya Satani binyuze mu kumvira amategeko ye. Kumvira impanuro zatanzwe n'Imana zo kuba indakemwa bizakurinda gutwara inda no kwandura indwara zandurira mu myanya ndangagitsina. Nubwo akenshi na kenshi tuba twifuza kugaragara neza imbere y'abandi, ariko burya imico yacu niyo igaragara kurusha uko twe tugaragara. Icyo nicyo cyatumye Imana iduha amategeko mbwirizamuco kugira ngo tugereranye imico yacu n'ayo mategeko, kuko ariyo atwereka ubusembwa dufite. Nujya uyasoma ujya wisuzuma utibereye umenya aho ufite intege nke, kuko uyishimira wese ayasoma ku manywa na nijoro yibwira. Amategeko y'Imana asezeranya ubugingo uyumvira, ariko akavuga ko umugabane w'utayumvira ari ukurimbuka. Imana ntizagufata ku ngufu kuko idashobora kukurinda urupfu mu gihe waruhisemo. Abajya kwiyahura ngo abamarayika bamufate ni kimwe n'umuntu wiyahura mu byaha, ingaruka za byose ni urupfu. Umugambi Imana ifite ku bana bakurira mu ngo zacu ni mugari cyane kandi urahambaye. Imana ishaka ko abana bacu bamenya gufata neza ubuzima. Ababyeyi nitwe Imana yahaye inshingano yo gutoza abana bacu uburere bwiza, aho hakubiyemo no kubihaho urugero rwiza. Dushobora kubera abana ibyigisho bigaragara mu mibereho yacu ya buri munsi, tukabyihambiraho dufite ukwihangana kose n'ubushobozi bwose bwo gutekereza neza. Kuko igihe Imana yashyiragaho amategeko mbwirizamuco, yahaye ababyeyi inshingano yo gutoza kwigisha abana babo amategeko yayo iwabo mu muryango. Ababyeyi twaha abana uburere bwiza kumvira iryo tegeko, gusa umubyeyi wabanje gushyira amategeko y'Imana mu mutima we niwe ushobora no kwiyigisha abana be. Usome mu Gutegeka kwa 2 ibice 6 ku murongo wa 1 mugeze ku wa 9. Mushishikariye gushyira amategeko y'umwuka mu muryango wo kwibanda ku birangaza nka filimi cyangwa kwirangariza mu myidagaduro yo mu isi. Yego ubwiye ibikurangaza ni oya ubwiye ibigufitiye akamaro. Bwira oya ibikurangaza ushishikariza umutima wawe gusobanukirwa. Mushishikarire gushyira imbere iby'umwuka, mushyiraho gahunda ihoraho yo kwigisha abana banyu mukurikije ibyo buri wese akeneye. Ni mucyo dukomeza imishyikirano dufitanye n'Imana, tubwira abana bacu ibiyerekeye igihe twicaye mu nzu, igihe tugenda mu nzira n'igihe tubyutse. Babyeyi mukunda Imana, babyeyi mukunda Imana, niba mushaka ko abana bacu baramira mu isi bakora ibyiza, mugire Bibiliya igitabo cyo kwigishirizamo. Umwana iyo umutoje gukunda amategeko y'Imana ari mu ijambo ryayo Bibiliya no gutahura amahame ayikubiyemo, bimufasha kugira umutimanama mwiza. Mu by'ukuri Bibiliya umwanya mu muryango no mu mashuri yadufasha guhindura cyangwa kurera abana bacu. Uburezi bahawe
kukaba kubigisha kwirinda irari ry'umubiri bumvira amategeko y'Imana. Abategurwa muri ubwo buryo bagira ubwiza bwo mu mutima n'imbaraga zabashoboza kurwanya no gutsinda ibishuko. Ababyeyi n'abarezi dushishikariza abana kwirinda irari ry'umubiri, tukabigisha kumvira amategeko y'Imana. Umutima wagenda ugarurwamo buhoro buhoro ishusho ya kamere y'Imana binyuze ku mico ya Kristo. Mu gihe umubyeyi cyangwa umurezi abona ko umwana akwiye guhanwa, akamuhana mu rukundo, kuko ingeso mbi imwe yakwihanganirwa cyangwa ikirengagizwa n'umubyeyi, ikosorwe n'abigisha, yatuma umwana akurana imico mbi. Ababyeyi mujye muganira uko mukwiye guhana abana banyu kandi mubyumvikaneho. Umwana iyo akosheje umubyeyi w'umunyabwenge ntakabya kumurakarira, kuko guhana umwana hakuyemo uburyo bwo kumufasha gusobanukirwa impamvu hariho amategeko. Itegeko ni itara, amategeko ni urumuri, igihano gikosora ni inzira y'ubuzima. Iyo udacunze neza umenya iby'agaciro byagucitse. Jye nishimira gufasha abumva. Muri iki gihe urubyiruko mubona ko mwugarijwe n'ibishuko bituma mudakomeza kuba indahemuka ku Mana. Icyo Imana ibitezeho nk'abana ni ukumvira ababyeyi banyu. Impanuro z'umubyeyi ni ikamba ry'ubwiza ryambarwa mu mutwe. Umwana mwiza yumvira impanuro za se kandi ntasuzugure nyina. Musome mu Efeso ibice 6 ku murongo wa 1 mugeze ku wa 4. Bana bato, ibyishimo by'abajya mu ngeso mbi ntibimara kabiri, kuko inzira z'abibagirwa Imana ari umwijima bahuriramo n'ibiteye ubwoba by'uburyo bwose. Hari igihe abantu dukina n'ibyaha twibwira ko byo bidukinisha, tukishora mu bujura cyangwa mu busambanyi, tukaburiramo ubugingo bw'igiciro tudashobora kuzongera kunama ngo dutoragure. Mu gihe hari ugusabye kuryamana nawe ugatekereza ko ngaruka byakugiraho, icy'ingenzi si ukumushiraho isoni, ahubwo uzamubwira uti sinari nzi ko umuntu nkawe w'umunyabwenge akora ibintu nk'ibyo, kandi ibyo sinjya mbikora. Uzaba umushishikarije nawe gutekereza neza. Akenshi Satani aduhuma amaso kugira ngo tutabona ingaruka ziterwa n'ibyaha. Iyo hari itegeko ry'Imana risobanura ikintu runaka kibujijwe, wagatekereje ko gufata umwanzuro wo kukireka byoroshye. Ariko Satani akomeza kuyobora intekerezo z'abantu mu kugomera amategeko y'Imana agamije kubagusha mu mutego w'urupfu. Muri iki gihe Bibiliya twayigereranya n'itoroshi ifite urumuri rwinshi, ariko si abantu bose bemera kumurikirwa nayo. Bibiliya idufasha kwimenya, ikatwigisha uko twaba abantu beza ndetse n'uko twagira ubuzima bwiza. Iyo umaze kwimenya ufata umwanzuro ugufasha guhangana n'amoshya y'abagushuka bagamije kugushora mu ngeso mbi izo arizo zose. Kuko iyo udafashe icyemezo ubanya mu gihe bajya ugahora uhindagurika nk'uruvu kugira ngo wisanishe n'abandi, ugakora nk'ibyo bakora by'ubwenge buke. Ibyo bigaragaza ko utazi uwo uriwe cyangwa iyo uva n'iyo ugana. Ariko iyo ubaho ufata umwanzuro ushingiye ku mutimanama mwiza watojwe na Bibiliya, uwukomeraho utitaye ku byo abandi bakora. Aho kugira ngo ukore nk'ibyo abandi bakora by'ubwenge buke, ujya wishyiriraho intego kandi wihatire kuzigeraho. Mu gihe ufata umwanzuro, umutimanama watojwe na Bibiliya uzagufasha kumenya niba uwo mwanzuro ufashe uhuje n'ibyo uzi ku birebana n'icyiza n'ikibi. Uko ubona icyiza n'ikibi bituma udakora ibintu bibabaza umubyeyi wawe, umugabo wawe, umugore wawe, bituma useba cyangwa bikwicira ubuzima. Iyo wiyizi neza uba umeze nk'igiti cyatewe ku ruzi kigaburirwa n'amasoko adakama ava muri rwa rutare. Musome mu rwandiko rwa Matayo ibice 7 ku murongo wa 24 ngeze ku wa 29. Bene data rero dutangira nababwiye ngo
umwuka wera ubereyeho kutwereka no kutwemeza icyaha. Iyo udafite kwibonaho icyaha no kwemera amakosa yawe uri uwa kamere urwanya umwuka wera. Niba n'umwumvise iryo somo narinziye kubacyaha cyane cyane uyu munsi umwami anyujuje imbaraga ze kugira ngo mbashe gucyaha abagore n'abakobwa by'umwihariko mpereye ku ngingo irebana n'imyambarire. Inama iyo ari yo yose y'ingirakamaro ihuje n'ijambo ry'Imana ntukumve ko iturutse ku muntu, ahubwo ujye wumva ko ivuye ku Mana yo soko ikomeye y'ukuri. Nubigenza utyo uzemera guhinduka, uhindura n'imitekerereze yawe. Intumwa Pawulo yaranditse ngo ndashaka ko abagore birimbisha imyambaro ikwiriye biyubaha kandi bashyira mu gaciro. Gushyira mu gaciro bituma udatoranya imyambaro igaragaza ko ntacyo witaho kandi itiyubashye. Kwambara mu buryo bwiyubashye ni ukwirinda kwambara imyambaro ibyutsa irari ry'ibitsina kandi kwambika ubusa ituma abantu bakurangarira bakagusomamo imico mibi. Mukobwa wa Aburahamu, wambara kubw'amahitamo y'umubyeyi wawe, umugabo wawe, inshuti zawe cyangwa ugendana n'ibigezweho. Abatumvira amategeko mbwirizamuco y'Imana n'amahame ya Bibiliya bavuga ko bagendana n'ibigezweho, batesha agaciro imibiri yabo, bibona, bambara ubusa, bafite umururumba n'ubugome bw'uburyo bwose. Ibi bikabirohaho bimeze nk'ibizanywe n'umuyaga wa serwakira. Ibaze kwiyambika agakanzu cyangwa akajipo, umuyaga waza ukabura amahoro, wakwicara ukabura amahoro, wata ikintu hasi kugitora bikaba ikibazo kandi wayambaye uzi ko idakwiriye. Niba umurikiwe n'umwuka wera witezweho kwambara mu mahitamo akwiriye imbuto z'abera. Mukobwa mwiza, mugore wumva, ntuziyambike ubusa imbere y'abaja n'abagaragu nk'uko umuntu utagira ubwenge yiyambika ubusa. Basore namwe bagabo, ibi mvuze ntimubigire urwitwazo ikibazo si abagore n'abakobwa biyambika ubusa, ahubwo ni uko babuze imbaraga zo kunesha ibyo bigeragezo duhura nabyo mu mayira. Satani n'abadayimoni be ni abanyamideli babi cyane kandi nta mugambi bafite wo kureka gushuka abagore n'abagabo, abagore n'abakobwa kwiyambika ubusa cyangwa kwiyambika imyenda ibafashe nk'abitekeye mu igunira. Isi izarinda irangira abagore n'abakobwa bamwe na bamwe bakiri mu bubata bwa Satani kugira ngo nibibashobokera bakubite hasi n'abatoranyijwe muri twe. Gutega umutego ikiguruka kiwureba ni ukurushywa n'ubusa. Njye nagiranye isezerano n'amaso yanjye. Umwami abane n'umwuka wanyu. Murakoze cyane bene data.